bakunda no gusenga baza twumva muri Bibiliya ntago biri harimo ibyo yakoresheje bavuga ko yari umubaji gusa hanyuma ahubwo dore ikibazo ukuntu cyari cyestaye ikibazo cyari cyestaye gutya Yosefu uvugwa muri Bibiliya umugabo wa Mariya yego yari umubaji noneho kuba yari umubaji imisumari yakoreshaga yeguraga muri kenkayori yande cyo nicyo kibazo nabajishe ariko abantu bakurikiye Icyumba TV mwe muri icyo kibazo mwagisubiza cyangwa ibyo bintu nubwo bibaho ikibazo reka ngisubize nari kuri Abayo TV ntagisubije uko mbanye kugira ngo ndebe comment z'abantu ubundi hari uduti reka tubaha ikaze mwese abakurikiye Icyumba TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza twakira umukozi w'Imana Said komera cyane Said komera cyane ariko se Said turatubazo naherutse kubona ahantu ndimo kureba kuri YouTube channel rya yitwa ngwikira Abayo TV Abayo TV bira bintu murimo kubaza ngo by'ibibazo arya ngo iki akabazo babajije ngo kimisimari ngo na Yosefu nibimeze gute icyo kiga no kubona maje ngo kenkayori nyine Yosefu kenkayaguriraga misumari yari yande beramunanirara ngo kenkayori Yosefu ubundi sibye ko nyine n'ubundi namwe kujya mvuko kuri comment babivuga ubundi kera ntabwo bakoreshaga kore cyangwa se imisumari ariko reka nkwereke bazi ikibazo neza abantu babyumva ukuntu wahinabibashije nubundi hano nabo baze gusubiza wenda turebe kuko hano hari abantu basomye Bibiliya benshi kandi bakunda no gusenga baza twumva muri Bibiliya ntago biri harimo ibyo yakoresheje bavuga ko yari umubaji gusa hanyuma ahubwo dore ikibazo ukuntu cyari cyestaye ikibazo cyari cyestaye gutya Yosefu uvugwa muri Bibiliya umugabo wa Mariya yego yari umubaji noneho kuba yari umubaji imisumari yakoreshaga yeguraga muri kenkayori yande cyo nicyo kibazo nabajishe ariko abantu bakurikiye Icyumba TV mwe muri icyo kibazo mwagisubiza cyangwa ibyo bintu nubwo bibaho ikibazo reka ngisubize nari kuri Abayo TV ntagisubije uko mbanye kugira ngo ndebe comment z'abantu ubundi hari uduti ababaji bo baratuzi hari uduti umuntu aragata umuntu aconga kakaza gusimbura ikintu bita umusumari nyine abantu batazakoresha imisumari abenshi barabizi kuba baje rero twa tuntu ni twakoreshaga akabasha gukora ibyo yakoraga nta misumari yabaga none bivuze ko nta misumari yabaga none misumari yabaga yabaga uruganda ayiwe ariko karakagana ngiye naragakunze nukuri wenda n'abantu banyarukira kuri Abayo TV bakareba ikiganiro n'abiganiro byitarura umutima ubundi nabonye yanditse ngo cyaza ubwenge episode ya mbere ubundi bira biganiro twaya tubigira muri gereza kera nyifunze nyine nyiri umurara ariko se waranafunzwe yego komanda Beka Said nakubwira ngo narafunzwe neza gutya rwose ndafungwa gusa waziraga iki hafi bagira ngo ntabwo umuhamya kandi ntaraba umugabo ariko n'ubundi ushobora kutuciraho gake mu mayange ukaba wenda byari bimeze gutya na gutya reka ubu waba uteretana n'umukobwa ukamubwira ukuntu Mary wawe yari umurozi ukamubwira ukuntu wanyu mwaterekeraga ntabwo yaba akigukunda yahita avuga ati reka ntabwo nashaka mu barozi ubwo bwavuye hora ariko ubundi reka nkubaze none se we usanze nawe wenda avuka mu barozi akavuga ati byibura mbonye umuntu tujyanye bazajya bohereza agacuma twohereza ihembe undi niyohereza inkubu undi yohereza amazi nta muntu wabwiye sheri we ati sheri atumbabarire ngwanduje sida ati ntabwo yarenga iyanjye tingize iyo mfite asanga kuri sida aramurenze yarazigara muhamije atarazi ko yamwanduje nawe ko ubundi niwe ufite iyo niyo mwanduje ahubwo ajyanye irenze iyo yamuzaniye ariko rero numvise bavuga ngo arya ngo nimba ari sida ngo imeze gute nimba ari ni indundi ni ingande sinzi ukuntu numvise bavuga ngo ari sida uko byagenda kose yitwa sida ngo ari sida ngo ibikabije cyane simbizi nyine uko bibyumva ariko wenda iby'abaganga nibo banabizi banabisobanukiwe none Said uyu munsi udufitiye iki se kuri iyi channel ya Icyumba TV haraciye iminsi tutakubona ku Icyumba TV cyakoze kamabwiza ukuri narabakunze cyane nakunze ukuntu mwateye comment ukuntu mwanyakiriye ku Icyumba TV ni ibintu by'agaciro mbese nyine ndebye kuri ngewe nacyo nabona navuga ariko Imana izabaho umugisha rero reka Said turakwakiriye wenda watangira usenga Imana noneho tugakomeza tuganira mu izina rya Yesu kugira ngo tugeze ku badukurikiye twabateguriye uyu munsi
Mana turagushimye kandi turaguhimbaje, uri Imana ishoboye byose, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gutakambirwa. Ndi imbere y'ubwiza bwawe n'imbere imbaraga zawe, ndagushimye gukora kwawe no gukomeza utwibuka Data wa twese. Wibuka ko turi hano mu isi, uwera wa Isiraheli, komeza kuturengera no kuturinda mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Saidi rero muri iyi minsi ari gufashwa n'irihe jambo? Njyewe se amajambo amfasha kari menshi, ariko hari rimwe ushobora kuba urimo kugendera ukabatirira ijambo, ngewe ndumva nanarifashisha n'abadukurikiye ku Cyumba TV. Ijambo riri kumfasha rero nta muntu utarizi. Umuntu wese ukeneye gutabarwa n'Uwiteka ahita asoma muri Yesaya 57. Avuga ngo iki? Kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma namwara, kamera nk'urutare. Bivuze ko ntashaka kumwara, bituma nkomeza gukurikira Kristo cyane. Ibintu bizatuma ntamwara. Ubwo n'undi muntu wese utifuza kumwara yisunge Kristo. Haleluya. Amen. Nyamara abwirwa benshi akumva bene. Wese abanyeshuri bagiye muri gutangira amashuri wabagenera iki noneho? Abanyeshuri bagiye gutangira amashuri sinabakoreye mare se. Nabakoreye mare, ubu ikintu gisigaje no kubabwira ngo amahirwe masa pe. Ariko se zira mare zabira ntago ujye uhenda we. Akareka. Wahenda suka bihabande. Cyane ko mare zanjye ziba zinakomeye. Ziba zikomeye cyane. Ni mare bashobora gutera ikora suka yisirimbira hejuru nigira ikintu. Ariko nyumvira we. Ariko ni nabyo pe, ni nabyo. Nyamara uzatuma rimwe nzaguha ifoto nyandi kwisirimbira hejuru. Ngaho uzafata. Rero tumare tw'abanyeshuri. Tumare tw'abanyeshuri hano wasanga mare wahagararaho ni hake. Nabazi ko usanga barazikoze mu bugunguru wita bugwingese. Ngiye nkora mu mabati. Kandi uzatuma dukora urugendo shuri tuze kureba. Fata izo video ko kurimo kubyinira kuri iyo mara abantu bareba. Uzansure pe. Uzansure nzakubwira muri no minsi. Uzansure. Ubu ngubu arandi gukora intebe z'ikigo. Ntabwo ndimo kuboneka cyane. Uzansure pe. Hanyuma hari ikintu n'umunsi nabonye kiranangaza. Ntabwo narinzi ko abastari bajya barakara. Inde warakaye. Uyu munsi nabonye umugabo Mitsutsu yarakaye. Mitsutsu ariko se yarakaye. Mbega Mitsutsu ako umuntu amurakaje ngo nibarango muri Jazz Comedy. Ewana bamurakaje bikomeye cyane. Ati kise kandi. Asu onde mona ariko reka kumuvugaho. Reka kumuvugaho. Ibyo bya Mitsutsu na n'ibindi zabitubwira. Oya Mitsutsu. Nuvango Mitsutsu ngo muri Jazz Comedy wa mutipe bita Pirate, nimba ari Pirate nde? Pirate ngo ministry w'amagendo. Ni banza ariko bamwita. Uko Mitsutsu ngo bagiye kuri stage ari kwisekereza abakire, harimo ba Kenisi, harimo bande bose nyine abantu bakomakomeye. Ngo yamamazamo ikintu bita ji. Amaje kuyamamazamo undi ngashashe kuyipfobya rero. Uzinambara byabyaye. Rero bangu bato bisupa dipe ngibiki. Ariko abantu bakurikirana Jazz Comedy biriya bibaho nibabuze kunywa iriya ji bayimwe pe. Ni ji ya Mitsutsu cyangwa ni bari ji nimba ari na ji drink. Ni Mitsutsu bicuruza. Arabyamamaza nyine. Yamamariza nyirurwo ruganda. Undi yese ashaka kumwicira izina. Ariko ubundi uri umusitari waragafashe. Okay, Imana ikomeze ibafashe. Dore burya iyo abantu bagize amahirwe bakanamenyekana. Ariko reka ubundi nkubaze Sayi. Urabona nk'uko ukuntu ukunda gukora ibiganiro byinshi kuri YouTube channel zitandukanye, yaba kuri Abayo TV, yaba ku Cyumba TV cyangwa se n'izira za Nehemia. Ntekereza ko channel nyinshi umaze kujyaho. Yego. Ariko ugasanga views zawe wenda aho nagiye mbona haraho nabonye urebwa n'ibihumbi 2,350. Sibyo? None ndashaka kugira ngo nk'umuntu uri mu by'Imana kandi umuntu w'umunyamasengesho, umuntu ukunda gusenga, nihe nama wagira cyangwa se nirihe jambo wabwira umuntu ugira amahirwe yo kuza kuri channel wakarebwa n'ibihumbi 100 cyangwa n'ibihumbi 200 cyangwa n'ibihumbi 300, babandi twava ngo bahiriwe na kamera, barebwa n'abantu benshi, nirihe jambo wamubwira? Bahiriwe na kamera barebwa n'abantu benshi se. Ijambo nababwira nyine nibihangane bagire gute, batubwire ibintu byatwubaka. Ibintu byatwubaka nyine pani ibintu byo gupapira nyine. Hari umuntu ukora ibintu ukabona gupapira, ariko uri bano ukurikirwa n'ibihumbi byinshi. Igerageza nkatwe b'urubyiruko ushake nk'imuguru uhita udushyiriramo ikintu twagenderaho nyirizina nyine. Ibintu ubona ko bifite ireme. Ibintu ubona ko bifite ireme nyine.
rero sayi tugiye kukureka, tugiye gusoza. Ntabwo uyu munsi twifuza kuganira ibintu byinshi, n'ubundi tuzakomeza tuganire. Wenda nyine nabonye ku kantu k'akaganiro mwagiye mukora kitwa ngo nimba ari tyaza ubwenge, ndeba utubazo turimo, kuko harimo utubazo twinshi. Ariko oya, twarabiteguye ni utuntu twinshi cyane, tugomba kujya tuvura abantu imbavu, kuko ni utubazo dusaba gutekereza. Umwana yabaza amaguru ya se, ngo nta nyina naya mushikiwe, ngabona amaguru aringa, ngo yanyuze mu ihenzira kugira ngo abone ayo maguru aringa. Shatira tubazo ko birakomeye. Ariko nyine ndumva, reka nkwereke, niba ngombwa no ku Cyumba TV nibabyemera no tuzatubicisha. Okay, baratwandikira muri comment, bashobora kunyandikira kuri Abayo TV bakareba uko bimeze, babona ari byiza bakatubwira, bikazajya bitambuka. Ntacyo bitwaye pe. Rero dusoze dusengera Imana. Ariko hari umushobora kugukenera akavuga ati Saidi ndifuza kuganira nawe, ndifuza kumukoresha ikiganiro, kugira ngo utange nimero yawe ubundi dusenge. Nimero ni 0780832510. Reka dusenge. Mana turagushimye kandi turagwimbaje kuri Imana ishoboye byose, Imana yo kurigira, Imana gutakambirwa. Ongera urukire data wa twese kubagutegereje, uze ubasange, wongere ubaruhure umutima uko ushoboye byose. Abafite ubushomeri wongere nyiringabo mwami Imana ubazamurire kuko ushoboye byose. Abarwayi wongere ubavure, wongere bakize uko ushoboye byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Icyumba TV, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Amen.